mwatangira mutwibwira? Amazina yanjye nitwa Nsabimana, ndi umuganga cyangwa se ndi umuvuzi gakondo ukorera hano mu gihugu byemerewe ndetse ubifitiye uburenganzira n'ikigo cyacu Agarwa Network. Turabona ukiri mutoya, dufite nk'imyaka ingahe wabitangiye ryari? Warabyize? Ndacyari muto nibyo koko, ariko sindi umusore, ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore. Ikindi imyaka umbajije, mfite imyaka 26. Mfite ivuriro ryanjye nkoramo byitwa La Confiance Life Center. Hanyuma nk'urubyiruko cyangwa abavuzi gakondo bakiri batoya, ni izihe mbogamizi muhura nazo, cyane cyane ko abanyarwanda iyo bumvishe umuvuzi gakondo bagira ngo ni abasaza n'abakecuru? Murakoze cyane. Ubundi akenshi tuzi cyangwa se abantu bari bazi yuko uretse n'iby'ubu ngubu n'ibyahise, abavuzi gakondo twari tuzi ko ari abantu bashaje, bakuze, b'abakecuru, bazwiho kuba mbese ari abantu bakuze. Ariko muri aka kanya u Rwanda aho rugeze cyangwa se aho ibintu bigeze, biri gusaba gushyiramo ubwenge bwinshi, tukabyiga tukabibonera ubumenyi, tutagendeye ngo turakuze dufite imyaka ikuze, ahubwo ubwo bumenyi ufite ukaza ukabubyaza umusaruro mu kugeza ku buzima bwiza abaturage. Kuko nk'ubu ngubu nk'akamaro kanjye nk'umuganga ni ukumenya icyo umurwayi akeneye, nkamuvura nkurikije ubumenyi mfite, ibyo nshoboye nkabimukorera, kandi nkurikije imyaka mfite ndacyafite mu mutwe horoshye, ntabwo ndagira bya bindi babyita ibinyugunyugu mu mutwe byatuma nabasha kumenya ngo nkore. Rero maze kuvura abantu benshi batandukanye, cyane cyane mfite imiti itandukanye igiye ifasha abantu. Hari nka produit y'abagabo ifasha abagabo gutera akabari yitwa Superman. Ni produit yamamaye mu gihugu ndetse ikabijya no hanze y'igihugu, aho wayishaka hose wayibona. Sinzi niba wenda muri buze kunyemerera nkababwirana nimero yanjye ya telefone nkoresha. Wayitubwiye? Yego, nimero yanjye ya telefone nkoresha wahamagaraho ndetse ukananyandikiraho ubutumwa kuri WhatsApp ni 0785 340 0785 Wumva niki wasaba wenda nka societe nyarwanda kugira ngo bahindure uko bajya batekereza cyangwa uko babona abaganga gakondo bakiri bato? Ikintu nababwira ni batinyuke, ndetse navuga ngo ni ugutinyuka. Kandi ikindi, niba ufite ikibazo wirebera ku myaka, ngo urebere nk'ubu ngubu ntabwo watemuwanyaje, hari nk'umurwayi ugera imbere yawe yakubona uri umujene akagira complex, kavuga ati ngiye ntabwo ndibuze kumubwira ibintu byanjye, kuko arimo aribaza ati ese ndabimubwira arabizi, ariko turasobanukiwe, turashoboye kandi turakora ibintu bigaragara, ndetse tugatangirwa n'ubuhamya. Nk'ubu ngubu wenda nuko muntunguye, nagakwiriye kuba mfite umutangabuhamya iruhande rwanjye akakubwira ngo ngiye Dr. Nsabimana yaramvuye kandi narakize, ibintu bimeze neza. Mfite ingo nyinshi nagiye nubaka zigakomera, zari zigiye gutandukana burundu, ariko ubu ngubu rwose barabana neza n'amahoro. Yego, wenda dusoza, urakoze dusoza, uno munsi mpuzamahanga nyafurika w'abavuzi gakondo. Niki nihe ubona hakiri icyuho mu ishyirahamwe ryanyu ry'abavuzi gakondo mu Rwanda? Niki mwasaba kugira ngo wenda ibyo byuho birangire? Ikintu navuga, icyuho cyo uretse wenda kuba abantu benshi batari babyiyumvamo ngo bumve agaciro k'ubuvuzi gakondo mu gihugu indani ndetse no hanze yacyo, ni ukuvuga ngo abantu batugana, ikintu nabasaba, ndabasaba gutinyuka. Ikindi ndetse n'abayobozi bacu bakatwagurira imbibi, bakaduha uburenganzira busesuye, yaba mu kwamamaza cyangwa se no mu kugaragaza ibikorwa byacu ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Kuko urumva ndahangaha hano Kimironko, ngubu nkorera hano Kimironko hafi na gare, ntabashije kugera ku bitangazamakuru nkamwe ngo mbabwire ibyo nkora abantu babibone, ntago babasha kugira ute kutugeraho. Nk'ubu ngubu nakira abantu iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no mu gihugu indani ndetse no hanze yacyo, ariko nagiye ku itangazamakuru ngo mbivuge ntago byashoboka. Rero ni ikintu nifuza ku buyobozi bwacu, nuko baduha uburenganzira busesuye, tukagaragaza ibyo dukora ndetse tukabikora dufite umutekano uhagije. Murakoze cyane. Murakoze cyane.